nterwa no kwiheba. Ariko bamwe dusengana, bamwe nagiriye mu nsengero ntunze nimero zabo batarambaza ngameza kandi nzi ko babizi, bantumye ngo abantu ni ariko nzi abantu banywa itabi, banywa inzoga, babasinzi, bambaye amafaranga ativuza umugore. Nzi n'abapasiteri n'ababishopu n'abashumba n'abapotire bataranambaza ngameza ati amezi agiye kubane nungwaje umugore bwacya nkavuga ngo yapfuye, ubu mwaza kumushyingura cyangwa n'ubundi namwe. Rero iyi nkuru ishingiye ku rupfu rw'uyu mugore wa Theogene bose babireba. Uyu mupapa amaze iminsi atangaza inkuru ngo madamu wanjye, ahubwo ibyo uririmba n'ibyo wigisha ushobora kuba ubyibagiwe. Hano rero tumena umuceri, tubivuga ukuri, tuvuge impene mu mazina yazo, ntabwo navuga imbwa. Ariko se wowe uragira uti amasengesho ndayakeneye, ariko cyane hakenewe amafaranga. Birumvikana, Imana itakurengeye wo kukurengera uramukura, Imana itagutabaye wo kugutabara uramukura. Ninde muntu uri bubone wagutabara Yesu Kristo atakurengeye? Ngira ngo rero waba usa n'umuntu utazi icyatsi n'ururo. Rero bose babireba bakunda kuririmba indirimbo zicyurira, zitukana. Mbese ni indirimbo muzaruhira ubusa, izabica muhagaze, niba ari izabica muhagaze. Ni indirimbo indi numvise niyihera nguri igisambo waranyimye ngo kandi ngo naravumbuye urarasa ariko ntitwagabanye. Mbese sinzi niba Theo ari umu businessman, niba ari umuvugabutumwa, niba ari muririmbyi muri gospel, mukozi Imana mu bitangaza bitandukanye tuzi. Nyakubahwa Theogene, ni iki gituma udakora umurimo w'Imana utuje ukaba mu kajagari kari parapara ukuntu? I Burundi wagiye baguha imodoka, mu Rwanda uhafite icyubahiro, uhafite ijambo. Nta waguhamagara adafite inota y'ijana ntumugerera mu gitera. Nabo bapasiteri rero uri gutuka, nuko nawe iyo baguhamagaye mu ivugabutumwa ubaca yuzuye. Ntaho ujya kuririmbira ku buntu, unyandikire muri komenti uri umu YouTubers kuri iyi mihanda ndetse no mu myaka uranduta. Theogene twahuriye i Bujumbura, duhurira n'ahandi hatandukanye, mu butayu twarasenganye. Imana yarakuzamuye, ahubwo usa n'umuntu wagira ngo wifitiye. Ni waririmbye inyatsi ngo kubita utababarira, ahandi sinzi ahantu wigeze uririmba ngo ni karande zo mu miryango, ngo ubutunzi bufitwe n'abanyamaboko. Mbese wiririmbiye indirimbo y'ibijyanye na karande, ahubwo nawe waba ufite karande. Amafaranga warayabonye muri ADPR, icyubahiro urakibona, urazamurwa. Ariko nge ndi umwe nyoboye urusengero, naraguhamagaye unyaka 150, nkubwira ibihumbi 50, urambwira uti sengane ntajya amagurutsa. Kandi Kigali Rulindo na amafaranga 1100 icyo gihe bagenderaga, cyari 1100, ubu ni icyatanu. Kigali basi dusure ku rusengero kuri ADPR hanaha, ndakubonera agatike ka 50, njewe nyoboye ku mudugudu uyu n'uyu. Nyakubahwa mukozi w'Imana, waranyibwiriye uti ni saa 50. Ubwo ese twebwe turi kuri urwo rusengero ko nge ntayahembwa, ko mpaba nkahirirwa, nkigisha umubatizo, nkahugura abanyagice, ayo mafaranga agenda yahembwa? Buno umugore wawe ararwaye, aho wanavuze uti Mwami Yesu mbabarire, aho wavuze uti Mwami Yesu tugira ibyo dufudikamo byinshi, turabanyantege nke, twiswa abanyabyaha, unisame unihurumie, naomba nataka neema yako. Ahubwo utaba pasiteri n'abagome, abakozi b'Imana n'abatindi banze kunyerera imbuto. Wowe werizihe wasuye nde? ufasha nde? Ubwiriza he ku buntu? Uririmbira nde ku buntu? Ninde ufasha ku buntu? Ko ahubwo wowe wifitiye, niba ari karagiteri, niba ari kuteye. Mbere banakigurisha amasede, twigeze dukubitanira mu giterane kuri ADPR mu Busanza.
ndakubwira nifite amafaranga ya nayafasha nanjye umpese dati habuzaho n'igiceri cya 5 wambabare nkajya kwiyumvira ubutumwa bwiza ko ari amafaranga 500 ndi kuburaho ngo habuzeho n'atanu nta kintu twavugana. Uyu munsi wa none rero nje simvuga kuri mubi, umubi ni Satani, ariko nje simvuze ko ndi mwiza. Umwiza ni Data. Wagakwiye kuba uri umuntu wicara ukanariza ukareba naguye niki kibitera nizihe mpamvu. Reba Yago, uburyo Yago akunzwe, Mbonyi uburyo akunzwe, kandi waririmbye mbere ya Mbonyi, ufata izina mbere ya Mbonyi, ndetse u Rwanda rukiva muri jenoside uzana indirimbo nziza zirimo amavuta volume ya mbere, uri umusaza ukuburirwa costume. Uyu munsi wa none umaze kuba Theo w'umusore, umukobwa mwiza nawe ujyana nawe, nyashi nawe urazimenya. Ubu umugore wawe yarwaye ati mwambabariye mwafashije, indirimbo zirahemba, YouTube igahemba. Ntuvuze uti arwaye indwara hakeneye amafaranga ya naya, ntuvuze uti arwariye ahanaha, uje kuri kamera gusa madame ararwaye amaze amezi anarwaye, amasengesho ndayakeneye, ariko nyine ukumvikanisha kuri gushaka amafaranga. Je buriya rero ndi wazi, iyi ni Imbabazi TV 3 dusuye ubwa mbere, ukore subscribe, ariko nutanga inkunga ni uburenganzira bwawe 100%. Munyarwanda haranira kwigira, umugabo arigira yakibura agapfa. Twese ntawe udakunda inshuti, ntawe udakunda guhabwa, ariko mwese ntawe ukunda. Abantu bakunda gutanga barahari, ariko ni bake. Umuntu wavuga ngo ndumva naguha gift barahari, ariko ni bake. Abantu benshi bagira impano yo guhabwa, ariko yo gutanga ni ukuyiyiririza ubusa. Uyu munsi wa none rero kuri aka kavideo ubonye imbere, jewe ngarutse kuri iki kiganiro mbwira Theogene bose babireba, Uwiringiye Imana Theogene, wa mugabo we, ahubwo subira ku rufatiro. Hari ikimana itakoze, mwagiye munyurwa mugashima Imana. Ahubwo ndetse nuko Satani yajya guteza inyatsi zimwe waririmbye, ufite ubushobozi bwose bwo gufasha ahubwo wowe. Ntabwo numva ukuntu umugore wate wajya mu bitaro ngo yabuze ubwishyu bw'ibitaro, ngo indwara y'ibihumbi 100 yamunaniye. Dufite mituweli, u Rwanda rukora amaka video mbanje hano imbere. Ni inkuru ibabaje, ni inkuru iteye agahinda, ni inkuru mbese ku banyarwanda badukurikiye. Ni inkuru navuga ngo niba nayita inkuru irimo umukara ikabamo umweru ikabamo ubururu, ngira ngo murayitwara uko, ariko nuko ngiye kuyivuga. Urupfu rw'umugore wanjye rusa n'urwababaje, ngira ngo niwumva aka video urumvamo umuntu witwa Bose Babireba ari gushwana atukana. Nabyita nko gutukana, buriya n'uburakare mu busanzwe budafite gusa nabyitikira, n'uburakare budafite ishingiro. Bose Babireba Imana yaramuzamuye, imuha amavuta, imuha kumenyekana, ndetse ejo bundi yanatangiye cano, ngira ngo abayizi ubu yabigeze mu basabi 100,000. Rura n'urukundo abantu bakwereka gukurikira ibintu byawe gusa. Nukuvuga ngo kandi nanjye ntabwo uri umwanzi wanjye, ariko ndagira ngo nkukebure mukozi w'Imana Theogene. Yesu ntaragaruka ku by'urupfu rw'umugore wenyine. Yesu yaravuze ngo abantu bakunda bapfu kuruta bazima. Uranga ko bagutabara, uranga ko bazagutabara, kandi byanditse bigomba gusohora. None bizasohora ku giti cyangwa bizasohora ku muntu? Abana nijoro umuti none se arwaye iki? Kereka baye ari kuri bombone ari kugura oxygene. Kandi mwibuke ko corona yatumye u Rwanda rugira imashine nyinshi zibasha guha abantu umwuka. Uyu munsi wa none rero ubu turi kuvugana, sinzi rero Theogene Bose Babireba, Uwiringiye Imana Theogene, ikibazo yaba afite n'agahinda yaba afite. Warasenze uburiki, wararirimbye, uririmbira mu kuri no mu mwuka uburiki. Ntabwo nkibasiye, nta n'ikindi kibazo kindi dufitanye, mpamenya ko imbere y'Imana nta n'urubanza dufitanye, ariko genda ndagukebuye
ibuka aba bapasiteri uburyo baguhamagara ukabasubiza, bihorera abo bapasiteri. Kuko nawe iyo baguhamagaye nimero yawe, mwese abamuhamagaye Theo, andika muri comment umbwire ko Theo wigeze umuhamagara akakubwira ngo nyoherereze, akakubaza ati kuva Kigali ugihuye nangahe, ni 5,000, ngo akubwira ati noneho 10,010, umugore musigire 5 nze kuri 5, noneho Theo hakagira umuntu iyo unyuraho ngaho. Twese tuba twarameze amababa yo gutabara. Rero imbuto uberera nabo nizo bari kukwerera. Akebo wagezemo ahubwo niko buri kugererwamo. Koko niba umuntu aguhamagara akakubwira ati ndi Kamonyi, imodoka ihagendera 1,000, wowe ugahita uvuga uti noneho rero ahantu h'1,000 ni senka, niba nzahamara iminsi 3 uzangaburira njyewe unyambike buri kimwe cyose, ariko uzampa ngaho mukajya mu biciro 200, 300, 400, 500, hari naho ujye ukahakura miliyoni. Ariko zirikana ko yari umurimo w'Imana, ntitwanza amagifiti no kuguha n'amafaranga hararatanga, ariko n'abaguhamagara batayagira kandi bajiga nibo mutego Imana ibiguteze. Buno umuntu yagusabye ntacyo afite ni umutego, ariko ugusaba afite uriya ntacyo biba bitwaye. Rero niyo mpamvu nawe uyu munsi wa none ntabwo wagira cyane ifite abasabu 110 birenga ngo iyo cyane bure kutaguha amafaranga arenze 300 by'amanyarwanda. Bipfira hehe rero? Ntabwo mazi ni wowe uhazi. Ntabwo uwiringiye Imana Theo indirimbo afite zose zirinjiza. Sinibaza rero ahubwo abantu bari amafaranga y'amadiaspora n'amanyaburayi mufite ikibazo gikomeye cyane. Sinawe gusa harimo aba bapasiteri bose ubu burozi bw'amadiaspora mujye mu bamaso. Mwayoboye aba diaspora mukuri no mu mwuka, murababeshya ibitangaza, mukabizeza ibitangaza, mukaboroga. Umwe arajya akagaragaza igitsina ngo ndwaye igitsina ndasaba, ngo bagiye kumbaga ndi muri Kenya ndasaba, ngo banyibye nari ifite intebe ndasaba. Mbese ubwo bo mubafata nkaho bo batagira n'ikibazo na kimwe aba banyaburayi. Ariko sorry rwose, mukwiye kwitwara nk'abakozi b'Imana, mukera imbuto zikwiriye abihanye. Ngira ngo rero nari ngarutse muri aka kamesaje gato ko kugiranira inama no guhugurana no gufashanya mu buzima busanzwe. Bye bye, shalom shalom.